mube maso musenge mutagwa mu moshya. Umutima niwo ukunze ariko umubiri ufite intege nkeya. Matayo 26:41. Ntabwo nkubereye mu mutwe, gusa uko byagenda kose ntabwo wifuza kuba waba umuntu mubi cyane cyane ku bandi. Twese aho tuva tukagera twifuza gukora no kugira neza. Binarengo bakatubwira ko uko tugira neza, tugirira neza abandi, ari nako tuzagirwa neza natwe. Bose bazagira neza bazabona n'ubugingo buhoraho. Umuntu ashatse gusobanukirwa uko umunsi w'urubanza uzaba umeze, ashobora kureba aya mashusho. Gabriel is the name Carrie Knowles Ati found in Gabriel the book of ni life. marayika. Ati mbese izina Carrie Knowles riri mu gitabo cy'ubugingo? Ati hoya. Umukobwa ati ngwiki? Ati ariko narasengaga cyane, niko atabaza avuga. Ati wa mukobwa we wizereraga mu mirimo yawe, ibyo wakoraga ngo abandi bakubone, gusa ngo hano ntabwo ari byo ngibyo twebwe tureba, ntabwo turi ibyo wakoze, ahubwo tureba mu mutima wawe, umutima wawe wari umeze ute. Ati rero ugomba kujya hagenewe abantu batankoreye. Matayo 22:14. Uko abatowe ari benshi ariko abatoranyijwe bakaba bake. Ni amagambo ku munsi w'urubanza. Reba ako kavideo witonze ubundi dukomeze. Gabriel is the name Carrie Knowles found in the book of life. No. What? It is not, my lord. But I prayed! I did. Trusted in your Nitwa Mugisha Samuel. Umwanzi Satani niwe udushora mu moshya. Ni gute wamenya ko umwanzi Satani ko ari kukugira amajanja? Wamenya gute gukwepa ikibi, wakirinda gute kugwa mu moshya? Ntabwo tujya kure y'ibyo ngibyo dusobanura. Tugiye kurebera hamwe uburyo warwanya ikibi na Satani ubwe igihe akoshya gukora ikibi. Ese tumenyera hehe ko ibyo turimo ari icyaha? Ni ibihe bimenyetso? Ni gute twabyirinda? Niba uri umwizera rero bana nanjye kuri uyu munsi kugeza ku musozo w'ikiganiro. Uraza kwiga amasomo akomeye. Banza ukore subscribe kugira ngo ukazajya ucikwa n'ibiganiro byacu byose dushyiraho hano. Buri gihe Satani azadushora mu gukora icyaha. Niyo mpamvu zumva hari ukubwira ngo nahemutse gusa sinzi uko byagenze nanjye. Gusa amakuru meza ni uko ibi byose uba ushobora kubirinda ntibizabaho ukundi mu buzima bwawe. Uburyo Satani ashuka abantu. Buri gihe Satani ntabwo azira abantu mu buryo bugaragara. Kenshi azaza yihishe ku buryo utanabibona. Buri gihe burya ngo ikibi kizazira mu byo twigirira cyangwa se mu byo tugirira irari, ibyo dushaka, ibyo twifuza. Urugero, ibintu ubusanzwe twumva dufitiye inzara, kubona no gutunga. Ikibi na Satani bazazira banyuze mu gushaka imbaraga, ububasha, ubukungu n'ubukire, cyangwa se kwishimisha. Hanyuma ibi nibyo Satani ahinduramo ikintu kibi cyane, ari cyo cyaha. Bivuga ko umuntu cyangwa se iyo umuntu atangiye gushidikanya ku bubasha bw'Imana n'ibyiza yiteze kumugirira, gushidikanya ku migambi yayo n'amasezerano yayo, ngo iki gihe ni igihe cyiza ushobora kumenya ko Satani azaba ari gushaka uko yakugusha mu cyaha. Niba ubonaho ibi bintu, ujye ucungana n'ibikorwa byawe. Ujye ucungana n'ibikorwa byawe. Indi nzira Satani agushamo abana b'Imana ni ugushaka ikinyoma cyangwa se agafata ikinyoma akagihindura ukuri. Akatwemeza ko ibikorwa bibi bifite kivugira cyangwa se bifite impamvu. Ntugakubitwe urushyi rutama rimwe ngo nurangiza uhindukize irindi. Amagambo ngo nubura ubwenge n'Imana izamuta. Ayo ni amagambo buri kenshi cyangwa se buri benshi dukoresha twitwaza cyangwa se dushaka kumvikanisha ko gukora ikibi ntacyo gitwaye. Icyaha. Satani azanatuyobya akoresheje ibigare. Akoresha abandi, inshuti zacu n'abandi nk'abo ngo atuyobore mu kibi cyangwa se mu buyobe. Kenshi twumva twifuza gukora nk'ibya bagenzi bacu, gusa nabo. Indi nzira yakoresha cyangwa se akoresha ni ukurangaza amaso yacu, akaduhuza ku buryo amaso yacu ayajyana kure y'Imana ndetse n'ibyiza Imana iteganya kutugenzereza. Ni inzira Satani akoresha tugusha mu cyaha. Ni gute wabyirinda rero? Ni gute wamenya ko uri kuyoborwa mu moshya? Kumenya ibishuko no kubivumbura, ubundi bavuga ko ari bwo buryo bwa mbere bwo kubihunga. Wumvise amagambo? Dore uko wabikora. Buri gihe Satani azakoreka ko ufite inyungu nyinshi mu kintu ariko gushishikariza gukora ako kanya, nyamara guhishe ingaruka z'ibihe birebire. Tekereza ibyo bintu urasanga ariko bimeze. Ikindi kimenyetso ngo icyaha cyangwa se ikibi uzasanga ari ibintu bizagerageza guhunga inyigisho za Bibiliya. Ibizaba bimeze gutyo bizaba ari amoshya. Buri gihe amoshya ya Satani nuyagwamo cyangwa se wenda kubikora,
uzumva ko hari ikitameze neza, umutima uzakurya ku buryo bizaba bisa n'ibikuburira ko uri gukora nabi cyangwa se wagenje nabi. Ni ibimenyetso by'amoshya. Nyuma na nyuma ikibi kizahera kuri bya bintu dufite intege nkeya kugira kitugushe: icyubahiro, umujinya, mbese bya bintu nawe uzi neza ko utajya wihanganira. Uturiya muntu yansuzuguye rwose, uwamurogesha cyangwa se uwamuroga. Ni ibyo bitekerezo biza. Uko niko warwanya ibishuko rero, by'umwihariko ibya Satani ariko n'ibishuko muri rusange. Buri gihe guma ku isengesho ryawe. Yesu Kristo yatwigishije gusenga. Matayo 6:13. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago, kuko ubwami bw'Imana n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amena. Buri gihe uzahorane n'Imana, mugirane umubano. Buri gihe uzamenye intege nke zawe, jya wibwiza ukuri. Wibwire intege nke zawe aho ziba, niho ikibi kizanyura ubundi. Niba uzi ko ukunda inzoga, urwo ni urugero rwiza. Aho niho Satani azanyura. Aho niho Satani azanyura. Ukunda inzoga, gusa iyo wasinze ntiwigenzura. Jya wiga ijambo ry'Imana buri munsi. Uko uzamenya inyigisho zayo, niko uzamenya kumenya no gutandukanya ibituruka kuri Satani. Ugomba kujya wirinda ahantu, abantu cyangwa se ibintu byose gushyira mu cyaha. Abantu, ahantu, ibikorwa biganisha mu moshya, byirinde. Izengurutse ba bandi batuma wumva ufite kuraje ndetse bagushyigikira kumenya Imana. Ni uburyo ushobora kwirinda ibishuko bya Satani. Nyuma na nyuma, hagarara kandi wange ikibi bidasubirwaho wemye. Yakobo 4:7. Nuko rero mugandukira Imana ariko murwanye Satani, nawe azarahunga. Buri gihe amoshya tuzarwana nayo, gusa ntabwo tuzaba turi twenyine. Imana buri gihe izaduha uburyo bwo kurwanya ikibi. Uko uzahitamo inzira nziza hejuru y'ikibi, uzatera imbere mu kwizera kwawe ndetse uzegera Imana kurushaho. Inshuti zanjye rero, mugume muri maso, mugume ku kuri kandi muhagaze. Mureke dushishikarizanye kubaho kandi twubaha Imana. Sinzi ngo unkurikiye uri hehe, gusa iyi nkuru igukoze ku mutima, hereza ikiganiro like, ujye munsi y'ivideo wandike ijambo rigira riti duhe ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege, ubundi turusheho kubona no kunguka amasomo y'ubuzima. Mugisha Samuel, naho ubutaha.